nkatwe nk'abaturage twe twiyemeje yuko ahubwo nibavuga ngo bagiye kumusenye banza n'uwavutse n'ukivuka ku kanya twese turafata amabuye turatera n'amabuye abari kumusenyera. Ubu njyewe ntukureba uyu mukobwa baramutse basenye inzu nanjye ahubwo napfa nk'imanika mu mugozi. Ijambo ryanje niri birababaje cyane iyi nzira ramutse igiye hasi nahita menya ko nta buyobozi dufite kuba ko nahita mbona ko isi yaturangiriye. ntabwo yaba yari muzanye bwo yaje kureba ko bamusuka mu bwo buvumo bwo bw'inda ngo nje narangiye ibyaha ko nawe wagira sinzira nubwo yise sinzi ibyo perezida yavuze ngo abize ntabwo njye barya ari amasaha nje ndi kubona sinzi nta nubwo buvumo bwo ese ubuvumo ni iki ninda yanda yatunaniye. Gitifu umurenge wa Musanze ntaca tumariye mu duhundi muyobozi dushaka musha wo ntawe tumushaka. Jebo nuko yinsenyera wo nkaguma mu nzu n'ubundi narapfuye nanyuze mu bikomeye nahuye n'urupfu rwinshi ritafari ntabwo ari ryo ryantera ubwoba. Njyewe nitwa Donatira Mukarunga. Ubwo rero njyewe ntuye mu kagari ka Cyabagarura hakaba ntuye umudugudu wacu ari Rugeyo. Naje kuyu mudamu ari kubaka hano akambwira ati yakoze impanuka nsanzwe nkoreraga uwo bakoranye impanuka warapfawe yarasiga. Amaze gusigara akajambwa ati juramfasha akazi niyo mpamvu yarari kubakisha hano. Kambwira ati juramfasha umwana niba agiye guteka nkamufasha ariko njewe nka saa 12 ndatahaga. Saa 12 z'umugoroba rero ntabwo nari nagatashe umugabo araza ngo niko ngusohoka. Umudamu amaze gusohoka amutambikana hari hepfo inyuma amaze kumusohoka nango guma hango ntiwinjire mu nzu atuma abantu ngo nibazana umwana yaramaze kumuhagira. Havuga ati sindazi barasana umwana atambaye ngo bamuzana hano hanze abaturage babari hari avuga bati uwo mwana nibamusubize mu nzu atarwa. Nuko bamushubije mu nzu uwo mugabo aravuga ngo nubwo bamushubije mu nzu ngo uyu mugore ntasubira mu nzu ngo aganama yerengo nta bugwaye afite. Umugore akamubwira ati naremaye ukuguru mutako harimo ibyuma ntago ngenda gasimpagarara ngwicaraho. Nuko yamwicaje niba yamukwe nka samowe ari mu mbeho asanga umwana we nuko yabayeho barata. Aravuga ngo agiye kuzana abanyururu ngo baze gusenya. Umwana yakumwe n'umukobwa babana umuraza niwe wari uri mu nzu nani uwo mukobwa bakwakura ngo sohokana uwo mwana ngo uyu mudamu ntago arasubira mu nzu. Ntago bikwiye kubera umudamu yubakishije inzu irinda kuzura iva mu fondation mu madirisha none baje ikinze ngo sohoka ngo ntabwo urayinjiramo. Twebwe ikibazo dufite turi abaturage tukuvuga tuti inzu yatangiye mu fondation bari kureba igera hejuru barayisakara none yirimo ari guteka ari kugira ute bavuge ngo baje gusenya inzu. Nico kibazo abaturage bafite. Abaturage turi gusaba abantu bari kuza baraza gusenyera abantu nk'umuntu uri mu nzu yiruzuye ngo nasohokaje hanze anaragwaye afite umwana amaze kuhagira ngo sohokuje hanze. Aje hanze aje he haraho kuba bari bamweretse kandi arwaye. Mbere na mbere nje nitwa Ngerero Gaspar utuye muri Cyabagarura umudugudu ni Gaturo umurenge wa Musanze. Yego icyo ndi kubona uyu mudamu rwose kuko yaramugaye kuva yari afite amikoro kwiyubakira iyi nzu nta na leta imufashije kandi n'umurima rugwe ndabona ko kugira ngo leta nta murima yamuhaye nta yamwubakiye inzu none umuntu afite ubushobozi ashoboye kwirundarundira akazu. Ubwo rero akarengane kahari nuko leta ivuga ngo ifasha abantu ariko yabona barifashije ikaza kubasenyera. Ndabona ko abayobozi bari guhohotera abaturage kuko nta kuntu umuturage azirwanaho kandi Perezida wa Repubulika avuga ko umuturage wirwanyeho rwose abafishe n'igihugu. By'iryo hohoterwa ukuntu byifashe nanjye uko bababwiye nanjye niko nabyumvishe ariko bitewe nuko uyu mumama wa hano ngaha yubatse aha ngaha nyine uko byifashe ntago yifashije sibyo abonye uburyo agomba kwirundira akazu gutya nk'uko namwe mubibona arangije ubwo nk'abayobozi
nibo bari kumusubiza hasi aho kugira mu mufashe nk'abayobozi sibyo nibyo nababwira ibyo ntababwira nuko mwanamufasha icyo adashoboye nawe urabona ukuntu abamama hariya sibyo abamama hariya bagira gutya bakamufasha yego niba bamufashije bitewe n'impanuka yahuye nayo impanuka yahuye nayo yacitse urupfu yari afite umwana mu nda ubwo ni urusoro niko twabivuga kuba yari amufite mu nda akavuka sibyo akavuka ndakeka yuko ari uriya bahetse akavuka kuba yaravutse akavukira mu bitaro ayo niyo mahirwe nk'igihugu dufite. Hanyuma rero musore wenda twagize amahirwe nk'uko mwabitubwiye bamusohoye nijoro bashaka kumuraza hanze ariko kugeza ubu ngubu inzu ntabwo irasenywa. Urashyigikiwe ko inzu isenywa cyangwa uri kurwanya ko inzu yasenywa? Nkanjye ndi umuyobozi ntabwo inzu nayisenya. Njye nitwa Donatira Nyirasafari. Yego. Abantu hano muri Gaturo. Ariko nkanjye w'umuturage nakuvuga ko inzu itasenywa ukurikiye kuri umukobwa yababaye akava mu bafu imodoka yabagonze afite n'imitwaro ntivemo kubera Imana akabyarira mu bitaro bari mw'ibyo byuma bamushizemo imisumari mu matako. Je ndi umuturage ku isi hano mva ko atasenyerwa kuko ntiyishoboye. Ariko gitifu yavuze ngo ko ari kwirwaza. Uwo ngo aho gwagira ngo niwe watereje imodoka ngo mugoje. Ay Mana we. Ye umva muri afite imisumari mu matako. Nishatumye umwana adapfira mu nda nuko imodoka itakoze kwiyonda ahubwo igahera amatako. Nubu mu musohore mu muremure ukuntu ameze. Nta kabumbe bumbe. Ubu nje ntukureba. Uyu mukobwa baramutse basenye inzu. Nanje abwo nafa nkimanika mu mugozi. Ijambo ryanje niri. Yavuze ngo ari kwirwaza ari gutengura byageze n'igihe amusaba imbabazi ati buretse wenda nje mu nzu. Igitifu aravuga ngo amufata n'imbago ngo ari kuri kwirwaza. None araye mwaka. Nashatse kugira wenda ngo nze nabonye abadoso nabasi buriya navuga iki. Azana n'abafundi ngo baze kuyisenya baramubwira bati rwose twaje tuzi byo kubaka twakubaka ariko gusenya nto birimo. Nibyo arahita avuga ngo arazana abanyururu. Ariko nje ndi nk'umuturage iyi nzu nto bamusenyera rwose. Hanyuma umukecuru yavuze ngo aho kugira ngo bayisenye yakwimanika. Si we uri kubona atari ukumwongerera ibibazo yaragezemo. Urasaba iki rero? Ndasaba rwose ko batamusenya ndi nk'ankwe turi abaturage. Ni amazina yanjye banyita Mukamusoni Claudette nkaba nanjye ndi umuturage wa hano muri uyu mudugudu dutuyemo umudugudu wa Gaturo. Ubwo rero ikintu ngiye navuga kuri iki kibazo cy'uyu mubyeyi ntago twishimiye ko uyu mubyeyi bamusenye kuko ibyamubayeho nta muntu n'umwe utabizi. Yavuye mu rupfu aruvamo afite inda ndumva ari nko mu mezi nk'atatu. Ubwo rero niba Imana yaramurinze muri icyo gihe yahuye n'icyo kibazo ntago ubu ngubu ubuyobozi ari bwo bwaza bukamushyira hasi. Ni ukuri natwe nk'abaturage turi hano turamuzi ni ikimuga kiri mu nzu yikoreye itako ryose yikoreye imisumari yabaye mu bitaro igihe kinini. Nkatwe nk'abaturage twe twiyemeje yuko ahubwo nibavuga ngo bagiye kumusenye Banze n'uwavutse n'ukivuka ku kanya twese turafata amabuye turatera n'amabuye abari kumusenyera batujyane twese. Yubatse mu buryo butemewe n'amategeko se fondasiyo ntiyari ihari none se byarinze bigera hejuru basakara ubwo buyobozi ntago bwari buhari. Ari nabyo muzehe atubwira umukuru w'igihugu wacu Paul Kagame umubyeyi utureberera twese none ko ari byo ahora babwira n'ejo bundi yababwiye ati ibyo byose bijya kuba mudahari. Ese inzu yubatswe bo bari hehe? Twese ntago tubishyigikiye ko uyu mubyeyi bamusenyera. Ugihuraho imbere ye ntihari abantu imbere hano ntihari abantu aba ntibahatuye aba basaza ntibahatuye. Iyi nzu nto nakwemera ko bayisenya kubera uyu mudamu rwose pe ntoyishoboye. Muri kureba ukuntu ameze rwose ntoyishoboye ntawabishigikiye. Ariko ngo yaje gutura ahantu mu gihuru. Mu gihuru ngo nta bantu bahatuye. Abantu barahatuye nta kibazo harimo n'abandi. Njye nitwaye Clementine abangaba n'abafamiliye banje. Ikibazo baba bafitanye ntacizwe mu muryango. Bwaba ari n'ubugome yaba mukoreye guhangara noneho akavuga ngo ari kwigirishwa. Mubyara we ari we muramukazi wabo. Twamuhambye uri ari mu bitaro se hashika.
sinibaza impamvu yavuga ngo ari kwigirishwa abizi neza ahubwo we niba hari ico yaba yaramukoreye azakijane mu miryango yiwabo ariko atere kugikora akageni azi ikibazo cyo yagize. Ese usibye gitifu w'umurenge hari abandi bayobozi bashaka gusenya iyi nyubako kamakuru? Nta bandi tuzi kuko ni nawe wamuteye n'umugoroba ngo aramubwira aramusohora hanze amwicisha n'imbeho anabwira bari bahari ngo nibamwakimbago ngo ari kubyikora kandi nta bwabo umudugudu kuva Inyamata yagiriye impanuka kugera hano Musanze nta utazi ikibazo bagize. Nawe yaba ari kucirengagiza afite ikibazo kimuri mu mutima kuko tutamenye biri mu mutima. Ni nko kumusonga utabimutekereza ninde utabitekereza ko ari kumusonga n'icyo bwa kabiri. Muko ngo ari kumusonga gute nyine tubwira ese umuntu yaba ameze ucuka musenya bose bamusenyera ariko ngo yubatse ahantu hatemewe kubakwa no se barubakaga no se ni wowe wubatse ariko ngo yubatse nijoro hayo urabizi ntago byemewe yubakaga kumana